bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze muri rumande zose z'isi mbasuza abari mu Rwanda East Africa n'abari muri diaspora ndabakunda cyane. Hano turi kumwe na Vava, muramuzi, navuga ngo ni umukunzi wacu ndetse navuga ngo urumutse mfitiye surprise. Turahageze. Vava agiye kumbwira no surprise naguteguriye, urayumva gute? Ntabwo aruyizi turinze tuza nutazi no surprise ngo ufitiye. Gusa nyine ni surprise nejeje cyane, ariko ninjoro nari nabirose. Hari umwana wamamagaye arambwira ngo afite ubukwe kuri 19 ngo ariko ku cyumweru ngo azaba ari i Kigali. None arambwira ati nzaza kukureba ku cyumweru. Ndavuga se mana nzajya kumureba muri Nyabugogo, nzajyana nande. Noneho Kamana arambwira ngo nzaza ngo tujyane ngo tujye kumureba. Ariko mu gitondo kare nyine ngo nkabona ndi kugenda ngo ho muri Nyabugogo ngo ntwaye imodoka. Ndavuga nti wenda ni bya bindi umuntu bari gutekerezaho bitankanguka. Nyine manager hita mpamagara arambwira ngo agiye ku kazi mitandangi. Mbisa nago nigeze mbyitaho ngo mvuge ngo bizabaho, ariko nari nabonye mu gitondo nyine ndi kurota mu nzozi ngo mbona ntwaye imodoka. Nta kibazo. Noneho Vava kabye inzozi zawe bazikabije, reka tugende utangire kwiga. Imbere rwose nta kibazo, nzi neza ko Vava n'uyu munsi abyishimiye cyane. Murabibona ko agiye kwiga uyu munsi imodoka Vava nkuko yahoze abyifuza. Cara kuri vorasha. Nibyo rero, reka tukomeze ikiganiro. Rero ujye kumwigisha muri kumva ko kumusobanurira agakurikiyeho ni agakurikiyeho nabisente. Noneho wagurutse imodoka tubanza gukandagira mu yaje ikajya kwitana tubikora tureba amburi yaje ni ibanza mbere niyo yahawe bikandagireho bigeze kwitana cyane. Noneho twarangiza tukagira gute tukatsa imodoka bakata hano ku ntake semana ndi umbishe ko imodoka yatse. Noneho hano iyi ni wemo, iyi ni vitence ya mbere, iyi ni ya kabiri, iyi ni ya gatatu. Urumva kandagira amburiyaje cyane. Amburiyaje niyo yo ku ruhande, iyi ni ya kane, iyi ikaba ari gatanu. Noneho rero tugiye kubanza tumenye tensi ya mbere ni ya kabiri. Tugiye guhagurutsa imodoka yacu. Aka kantu kari mu kwaka hano niko bita feriya. Iyi feri ituma imodoka ihagarara umwanya munini ihagaze. Tugiye kuyikuramo. Kuremo kanda hano ikuremo. Wabonye ko yavuyemo. Okay, tugiye guhagurutsa imodoka yacu. Tegura kuri amburiyaje gahoro. Amburiyaje ni ibumoso. Teguraho gato. Tekura feri. Tekura kuri feri burundu. Shyira ku muriro. Sawa. Gakibuho. Uragenda. Oroshaho muriro. Oroshaho hano. Ureba imbere nta kibazo. Vava yatangiye gutwara imodoka. Komeza urebe imbere. Ugenda unyerezaho gake witonze. Komeza urebe imbere. Singo Vava atangiye gutwara imodoka. Vava ufite ubwoba? Oya, ntabwo mfite. Urumva bimeze bite? Ndi kumva nishimye. Ejo bundi uzaba dutwara nawe. Mbega umuriro afashe. Akariro gakeya. Bravo rwose. Urabona no munyeshuri atazafata vuba. Mwongera azafata vuba.
wabyumvishe, ni ukuvuga ngo amburiyaje niba hano ku ruhande ni umuriro, ni ukuvuga ngo ikintu tugomba kwirinda, twirinda umuriro mwinshi, ugafata akariro gake witonze, noneho wakumva ishatse kwirukanka ukongera ugakuraho akarenge gahoro gahoro, ihita igenda gahoro n'ubundi. Tugiye kongera tubisubiremo. Ikate cyane, nireba hano uhite wongera usubize ku ruhande, subiza ku ruhande nanone inshuro ebyiri, yerekera fata n'aha kwizi twakomeje. Amburiyaje ongera use nk'uyegeraho, oya ntuyikandagire wegekeho gusa, ahubwo ikintu urakora nitugira harazamuka urakora ku muriro. ntabwo biba byoroshye. Kora ku kariro wirangara, akariro kabe gake gake gakeya, agenda woroheje woroheje, yego gasubizeyo nanone, gahoro gahoro. Tugiye kongera dukate hano, ngira wegere hano, kata hano nanone, yoroshye yoroshye, umuriro wihorere, yego ongera usubize nanone akandi karaga, kagaruremo hagati, komeza ugenda, jya ureba hano iburyo bwawe, urebe nk'ahari kiriya cyapa kiri, urebe kure cyane, nk'ahari hari ririya jambo ry'umutuku, yigukurura, genda ureba hano iburyo bwawe. Yaje ku itapi cyane, rekura feri, ntabwo yaramburiye yaje, iyi ni feri, amburiyaje niyo yo ku ruhande, garuka hano cyane cyane, ongera ugasubizeyo, subizeyo cyane cyane, rekera ngo kandagira amburiyaje, tujye muri kabiri, wirebayo, reba imbere, iyo ni feri, iyo ni feri, reka amburiyaje niyo yo ku ruhande, niyo ugomba gukandagira, geza ku itapi, tujye muri kabiri, wirebe kabiri, sawa, wakomeje imbere, ongera ugaruke iburyo bwawe, tugiye kongera dukandagira amburiyaje, tujye muri rimwe nanone, iyo yo ikandagire nanone, zamura kuri vitensi, zamura hano, iyo ni rimwe, twazamutse, uregera ku ruhande ho gato, jya ku kariro, akariro, amburiyaje yihorere, oya amburiyaje yihorere, amburiyaje yihorere, kora ku muriro gusa, umuriro wonyine, woroshya, humura, wigira ubwoba, woroshya hano,
koraho gahoro, akariro. Ubwo bwoba bwari buvuye, biroroshye, humura. waragize ngo uragonze. Humura, uragonga kandi uri kumwe na mwarimu. Kata hano nanone. umuriro ndekure. Uve urawihore, wongera ugasubize. Yes, Vava rero akaba amaze kwiga imodoka ndetse tugiye kuganira tubwire uko yabyumvishije. Vava, umeze meze neza. ndabona wishimye uri guseka. Eh. Hanyuma ni kwiga imodoka, navuga ngo byari surprise ko n'ubundi birangiye. Surprise yawe uyibonye cyangwa se n'ubundi cyo wagenewe uragifashe kuri uyu munsi, wiyumvishe gute ukigera mu modoka? Tubwire. Nyine numvishe nishimye, ariko ntago bigoye iyo umaze kumenya kubikurikirana byose, ntago bigoye ukamenya no gushyiramo umuriro ku rugero, ntushyiremo umuriro mwinshi ngo uhite ushiduka. Ukize bikiri rurika. Umuriro niho nakoze nyine numva ubwoba, naho ibindi iyo ubikurikiranye ukagenda ucunganwa n'icyapa, ukagenda ucunganwa no kureba imbere, ukabikurikirana nyine ukirinda kureba hasi, nyine urabimenya. Niki cyaguteye ubwoba ukigera mu modoka? Icyanteye ubwoba nyine nuko nakoze ku muriro cyane, mpita nyine nshiguka. Hanyuma navuga ngo uyu munsi wize ibintu n'ubundi byinshi, kuko uti ntago bigoye, uko nzagenda niga nzagenda mbimenya. Hanyuma n'ubundi uzakomeza kugenda wiga, wumvishe bimeze bite? Hari ujya kwiga ariko agahita bati ibintu sinabivamo, ntago nzabishobora pe. Numvisha ari ibintu byiza cyane, kuko nanabisabye Imana, nakunze gushaka gusanga uriya mudamu ngo anyigishe bikanga, ahubwo mbonereho no gusaba abanyarwanda bose muri rusange, abayobozi, inshuti z'igihugu cy'u Rwanda bamfashe nige nk'ukwezi kose mbimenye neza. Kandi bakubwiye ngo wabimenye ngo utashye uzi ibintu byinshi. Icyambere ni ukumenya nyine kubikurikiranya ku murongo, ukamenya ikibanza, icya kabiri, icya gatatu n'igiheruka. Iyo ubizi neza ukamenya kubikurikirana nta kigoye. Hanyuma wari warasabye Imana wamagana kwiga imodoka, uba wumva n'ubundi inzozi zawe wamugana, twahoze ubwira uti hari umuntu wambwiye ngo azaniza imodoka ninyimenya. Twe turi kuganira nyine arambwira ati nuyimenya nzayiguha imara n'icyumweru. Hanyuma urumva ufite courage, ufite ndetse n'ubushake navuga bwo kwiga pe. Urabona ko ari ibintu ukunze, ni ibintu ndetse wishimiye. Tubwira uko uri kwiyumva muri aka kanya. Nubwa mbere se wicaye ku modoka ugiye kwiga, cyangwa se hari igihe wenda kindi ugize kwiga? Umva nubwa mbere nyine nyicayeho, gusa muri bije zanjye mba numva nagenda gake gake, nkagenda nyine ntihuta cyane, nyine nkagendera ku rugero rwiza. Nuyimenya ko uzajya wiruka? Nago nakirukanka. Ko n'ubundi abashoferi bose batangira kubwira ngo ndumva azagenda gake gake mu muhanda, yamara kuyimenya akagendamo 80. Nago nagendera muri 80, ngenza yangenda gake gake cyane. Hanyuma navuga ngo n'ubundi cyari icyifuzo cyawe, tubwire mbese amarangamutima yawe kuri uyu munsi. Wishimye ndetse wabitugaragarije, wakomeje unabitubwira, ariko hari igihe umuntu ajya mu kintu akumva rimwe na rimwe ntago ari, navuga ari icyerekezo cye. Ese gusa numvaga nagumamo nkagenda nkigarura, nyine numvaga nyine mbese ari byo nakirirwamo, numvaga nishimye, gusa nyine muranunguye kandi munkoreye surprise y'ubwenge, ndabashimiye cyane cyane. Hanyuma twaje uzi ko tugiye twaje mbese tukubwira uti harano tugiye ni surprise, ariko nta gitekerezo wari ufite, utubwire muri wowe wumvaga tugiye. Ntabwo nigeze mbitekerezaho cyane, numvaga ko ari umuntu wenda turi buhure. Kubera ko nari menyereye guhura na bisho, numva ko n'ubundi ari umuntu turi buhure w'umubyeyi nyine ukuntu. Hanyuma navuga ngo ninde mwazongera mukigana undi munsi, cyangwa se utubwire uyu mwarimu wamubonye gute? Hari igihe uvuga uti umuntu yanyigisheje, ariko rwose nabonye ku mugani wawe ku kigero cyanjye ari umuntu wihuta, cyangwa se ari umuntu ugenza make. Tubwire. Oya, nta kintu atwaye, kuko urabona ko nanayizimyaga nerekeje aho yambwiye, akanshima cyane, nta kintu atwaye. Hanyuma navuga ngo uravuze ngo
ari umuntu tugiye guhura ndetse nawe gushimira ko nta muntu ujya wanga ko mwahura uba wumva none hari inde wifuza ko mwazahura amaso ku yandi. nyine numvaga wenda ari nk'umubyeyi twahuriye nko mu bukwe ahandi akaba yifuza ko duhura, nyine numvaga ko ari nk'umubyeyi nyine runaka tugiye guhura. Yose kutisize rusharevre. Mbona inshuti zanjye zikunda kubivugaho ngo ntabwo ari byiza, kandi nanjye narya nkumva birambangamiye, na fanta nkumva birambangamiye, nuko nyine. None se niyo mpamvu byahise bituma noneho ureka kongera kuyisiga, ejo wari wayisize bimbangamiye nanjye. noneho naguzongera kuyisiga. Kumva simbizi. Bavuze ngo tuza kugure ngo ka karabero basiga ku munwa. Nta kibazo. Bumva ko wagashobora. Shano kuri rwose ndumva nanjye umunsi nishimye Vava yize imodoka ndetse navuga ngo uraza kubwira manager ko imodoka wayize kuri uyu munsi. Nta kibazo. Hanyuma ukabya inzozi wambwiye uti rwose nari nabitekerejeho ninjoro atari ko gucya atari n'ubundi inzozi birangiye zibaye impamo. Twavuga ngo hari umuntu urota n'ibintu bikaba ubundi hari ibindi bintu ujya ukunda kurota n'ubundi bikaba impamo. Nk'izi kamera nyine ziba ziri imbere yanjye, mbere nkiri mu rugo mu cyaro najyaga ndota nyine nkazibona nkabona na za mikoro. Hanyuma navuga ngo nuhe muntu uba wifuza kuzahura nawe undi munsi mugakorana nk'ikiganiro ukavuga uti uyu muntu rwose ndumva nifuza ko twazakorana ikiganiro. Ni Pasiteri Antoine Rutayisire. Kubera icyo umukunda cyane? Ndamukunda, twigeze guhurira i Remera mu Giporoso duhura umwanya ari mutoya, ngumya guzambabazi ngo azaduhuze. Hanyuma uravuze uti ni Rutayisire, kubera iki navuga ngo ari we muntu wumva navuga w'icyitegererezo kuri wowe cyane ko uno munsi hari umugani ariko n'undi n'umupapa navuga ufite impanuro ndetse w'umunyabwenge ukijijwe, ese niwe muntu wabonye wa mugani wafatira icyitegererezo nka Vava? Nashatse kuba naganira nawe umwanya uba mutoya, ubwo rero nguma gutekereza ko nazasaba tukongera tugahura bibaye ngombwa. Hanyuma wize imodoka ariko hari igihe umuntu avuga ati mbonye amafaranga ku rugero rwanjye cyangwa se wamugani ku bushobozi bwanjye numva nzayigura. Uba wumva n'ubundi ubonye amafaranga menshi wakabya inzozi ko imodoka ukayigura? Nayabonye nayigura. Ose amatungo wayavamo ukajya mu modoka? Oya daye, amatungo yo nta mafaranga arimo yagura mu imodoka, nayabonye nayigura nta kibazo, kandi nabwo ntanayabonye najya ngenda mu z'abandi. Buriya hari nubwo wahura n'umuntu akaba yakugira neza akagwara ifuti akarwara siko wamwakira. Hari igihe se umuntu agira umugisha akaba yashakana n'uyifite akavuga ati ngiye i Kigali ndi kumva ndi bwitegere, ukaba wamugeza ku muhanda ukaza kuyisubiza hehe mu rugo. Kuri byose nyine ugakora kuri accelerateri ntabwo ari nka automatic ukandagira ariko twakije imodoka ukihagurutsa urabigenza ute? Twagiye imbere
haguruka tugende wikuramo vitesi tugende. Rekura feri tugende imbere. Irekure feri. Urabona imodoka itagiye se? Sawa. Komeza utware tugende imbere. nuko iyo nshaka guhagarara nibwo Nushaka guhagarara gukora kuri feri urumva idahagaze ongera uhaguruke tugende. Ongera uhagarare. Urabona bitarimo kuza se? Ongera uhaguruke tugende. Abibonye? Ongera uhagarare. Urabona ko imodoka itangiye kwimenya. Ongera uhaguruke. Ongera uhagarare. Urabona ko uko ugenda uhozaho bigenda biza rekura feri. Ongere twimanukire hariya hepfo. Kata hano twigende. Kata cyane. Uhagaze. Ongere twimanukire hariya. Jya ureba imbere cyane. Nireba hari wirebesheyo nanone. Subizayo nanone. Iwawe. Cyane. Bikore cyane. Rekera oya. Ntabwo ujyana byinshi. Hari irindi somo tuzajyaho ryitwa parikingi ryo kugira ngo uzamenyere ngo ese vora ikora ite, ariko ntabwo turarigeramo, tugenda twiga mu byiciro. Egera hano iburyo bwawe ko tugenda iburyo bwacu iyo utwaye imodokari. Tugiye kongera tuzamuke hahandi twazamukiye. Banza wegere gatoya kugira ngo tutagwamo hariya. Kora ku kariro, amburiyaje yiveho ujye ku kariro. Amburiyaje banza yiveho. Wozamuka ku kariro nkako, akariro gake, ako karahagije. Ugasubizeyo nanone mo hagati. Komeza reba haraba ari abantu bari ubundi uyobore neza. Byaje rwose. Urabona ko nitwongera iminsi 15 zawe yimenyekanisha. Uwo muriro uveho burundu. Subizayo hirya. Wirangara ngo utinde gusubizayo. Wokomeza imbere. Twahagaze amburiyaje na feri. Twahagaze feri irihe? Feri. Wosoza ikizami. Uzimye imodoka yawe. Urabigenza ute? Banza ubimbire mu magambo. Uzimye imodoka tubigenza dute? Wowe ukoreshe turebe. Zana ibumoso bwawe. Aha ni iburyo. Ibumoso ni hano. Sawa. Ugashyiramo feriyame kugira ngo imodoka itagenda imbere. Feriyame ni ya yindi ngiyi uragiza. Zamura cyane. Ya hano hihuriza. Zamura udakanze. Ongera. Ubwo ntabwo imodoka yagenda. Watse ukore nk'uko wabikoze. Ko mbona urimo gutinya gukandagira ferisi. Ntabwo ugomba kuyitinya kuko iyo wakije imodoka utabikandagiye irakujugunya. Bikandagiye bigiye kwitabi. Iyo utabikandagiye iraguruka ihita isimbuka. Twagiye. Rekera. Uratse ukarekera. Uramo feriyame. Ukoresha kano. Uwo twagiye. Gahunda yo guhaguruka tubigenza gute? Urekura iki feri? Irekure feri. Yes. Kandagira amburiyaje tujye no muri kabiri. Oya ntago ari amburiyaje. Amburiyaje niyo ku ruhande. Jya muri kabiri gutya. Ni kabiri. Ubundi urebe imbere, koresha amaboko abiri. Urebe imbere. Urebe neza ruguru. Kubera dushaka gukata ari no korosi, usa nk'ukata ruguru ho gakeya kugira ngo ubone neza kugiye.
kata hano cyane cyane yikaraga cyane ongera rekura irijyana nta kibazo wongera usubize iwawe vuba iwawe cyane kugira ngo njye iburyo bwawe kugira ngo nyine amapine aba agororotse buriya iyo tuzanye aha amapine aba yarebye hariya twasubiza hariya amapine aba yagize ati aba yagororotse kugenda mu kuboko kutari ukwawe none niyo mpamvu tugera aha ngaha tugashyiramo vitensi ya mbere hari agasozi harazamuka cyane kandi iyo hazamuka vitensi ya mbere iyo ihazamuka shyiramo vitensi ya mbere noneho tuzamuka amburiyaje yiguyeho kandagira amburiyaje kugira ngo vitensi twagira izamuka none heguraho amburiyaje yihorera ufata akariro konyine wabyumvishe ko izamutse woroshya nanone umuriro ufate muke nk'uwo urumva bitarimo kugenda biza urongera wegere hariya kubera tugiye gukatira he hano ukatiye nanone witonze mbese ugenda witonze aho ngaho uhogorora amapine subizaho inshuro ebyiri rekura umuriro karaga inshuro ebyiri yego rekera aho ngaho yongera usubizeyo reba hano urabona uko vora yawe imeze sibyo karaga uheze vora yose yiheze vora yawe yose ihere ku ruhande yose urabona ko vora iheze kugira ngo amapine yacu aba agororotse ukaraga ubara hano inshuro ebyiri urazana hano urazana rimwe wongera uzane kabiri uba amapine aragororotse sibyo cyangwa ukazana hano ugaheza yose sibyo urabona ko iheze yose uriya amapine arareba hariya kugira ngo umenye ko amapine yawe agororotse kubera utavamo ngo ujye hanze ngo ubirebe ukaraga ubara rimwe ukabara aka kantu kongera ukabara kabiri ubwo amapine aragororotse sibyo bisubiremo turebe gezayo amapine ahere yaheze amapine yawe yose sawa wogorora amapine kurengeje se urabara inshuro ebyiri heza vora yawe ubara inshuro ebyiri sibyo ngo bikore turebe twatangiye gorora sawa yaje na feri wamara kubikandagira ukayatsa ugashyiramo vitensi ya mbere ugahaguruka ngo binyereke rero bigenda gute ndabanza nkandagire kuri feri na amburiyaje na vitesi shyiramo vitesi ya mbere yego ubundi ubone guhagurutsa imodoka yawe sawa tugiye kubishyira mu bikorwa rero wohaguruka urarekura iki imbere urabanza wegura amburiyaje gahoro urekure feri bikore twagiye rekuraho rekura kuri feri ngo wegura amburiyaje ho gahoro yegure regura amburiyaje tugende rekura feri genda rekura feri kora iriya mena yo uze kuyibuka kuyivuga wihoreremo wenda uretse kwatsa ni ukuvuga ngo iyo tugiye kwatsa imodoka ukandagira amburiyaje na feri warangiza ukagira ute ukatsa
ugakuramo feri ya mbere ugashyiramo vitensi ya mbere biyinkoreye kuramo feri ya me urakanda kwa ukanda hano ukanda ujyana hejuru ushyiramo na vitensi ya mbere wirigikaho ujya ukajyana imbere tubisubiremo kuri feri wigira ambuyaje kuri modoka akanda kuri fiya yego ugashyiramo vitesi ya mbere. nibyo ugomba gufata buri gihe cyose uzaba ugiye gutwara imodoka ibyo bizaba bibanga Nzakandikira kuri feri akurikizaho vitensi ubanza vitensi ni ukuvuga ngo ubanza mburiyaje ugakurikizaho iyi feri ugakurikizaho kwatsa ugakurikizaho gukuramo feri ya me ugashyiramo vitensi ya mbere ongera rero bikore turebe banza vitensi uyu banza mburiyaje banza bikandagiraho ngibyo ntabwo ugakora ntabwo buri modoka iba yanze ugakora ntabwo buri modoka iba yanze ni ukuvuga ngo ukandagira mburiyaje na feri cyane urumva imodoka ko igenda ndashaka ko wowe uroketa ibyo bintu ukabikora ugahita urekura ino feri imodoka bagahita bikora uko tubizi tugiye gutangira uko twabivuze ongera ubivuge ubundi uhita urekura imodoka igiye amburiyaje na feri ugakuramo feri ya mbere uwo bikore turebe imodoka igiye ntabwo yakije yatse kandagira mburiyaje na feri remara imodoka yagira gutyo ukagurya kuri make wari wabona kampani ikugurisha imodoka yarangiza ikayiha akazi kakwinjiriza wigaramiye? Iyo ni Swatas. Ku masezerano ashobora kugera ku myaka 3, amafaranga mwumvikanye uyasanga kuri konti yawe buri kwezi, ukagaruzayo waguze imodoka ku nyungu ishobora kugera kuri 60%. Tunakodesha amamodoka harimo umushoferi cyangwa yonyine. Dusanga aho dukorera munsi ya gare yo mu mujyi downtown ku muhanda uva Statistique ugana hahoze gereza nkuru ya Kigali. Ku mbuga zacu @Swatas no kuri 0787 024 513.
Swatas, in your services. Gasaro TV.